Erega jewe ikintu cyabaye urumva nteganya ko gishobora no kongera kuba utabaye maso. Yego. Wahava rwose umunyamerika aza akagukuraho uri nese M23 yanesha Amerika Oya. ntabwo yayinesha. None se Masha twikomereza hari ikintu uvuze ngo M23 naganisha Amerika ntabwo yayinesha. bamwe bati ariko se iyi Amerika ko amasezerano navuga imbanziriza amasezerano yabaye ariko bitaragira fayino byaba bigenze bite ku buryo aka kanya byaba bitaranarangiza ibiganiro bitaranarangira akaba yatanga iminsi 14. Jewe maze gukora assessment nkamara kumenya ko kuko bagomba kugira nzenza afite akazi kenshi uriya mutasi ukamara kugwa kandi ntaga makuru bayabura buriya nta butasi bworoha ku isi. Nta butasi bugoroha ku isi ku uwo munsi yatoranyije kunenga Qatar na Amerika. Sibyo iryo jisho rya Muhozi so umuntu ukomeye muri aka karere. Yego. M23 nayo yagombye guhita icakirira mu kirere ikavuga utari ko impungenge umugabo afite ufite amakuru y'ubutasi bwose bw'akarere Qatar Washington hari akantu gatambitse nabi. Urumva icyo nshatse kuvuga? Yego. Yamara ko naho gatambitse nabi rero M23 sivuga ngo yahera ku bya Muhozi ishobora kufite ibyayo naheraho bagahitamo kumenya ngo isi Qatar tujyamo ni y'amahoro iyi Qatar iyi Amerika tujyamo ni y'amahoro. Reka ngurugero rufatika. Yego. Uyu mutwe wa Hamas wagiye ujya muri Doha mu ntuzi mu kuganira na Israel. Urumva ako Sandrine mbabari umubwiza ukuri kuva urebe ukuntu abantu bahura n'ibibazo ku isi kujya kuganira muri Doha muri Qatar Ismail Hani yakabarishwe. Izi nyeshyamba zizatuma babona ko zitari seriye zamaze gushyirwa ku munigo na leta kicyo zibwiye cyose kizi ko ari potopoto. Nese basuzugura Amerika kiri gushatse kuvuga yuko kubagira gute bwese gusunkubaze ntabwo urimo kuva ibyo mvuga mbisubiremo. Abatalibani bagerageje kwereka abanyamerika ko bakuze igihugu cyabo bashobora ko kugipfira sibyo. Amerika irabashaka ntabwo mbyita gusuzugura Amerika ndabyita gushikama ku byo wemera. Je niko nabyita kuko nakubwiye kare ngo gushyiramo agasuzuguro ntabwo it doesn't sound well ntabwo bisa neza ntibisa neza. Ariko dongo gushaka ikindi determination urumva yo gucira amarenga n'utari mu ruhande rwawe akaba yahindura nde akaba yahindura na camp. Reka tubivuge gutya guhinduza umuntu ikambi icyo aho yafanaga umuntu akaba ari nk'umureyo wowe ukina muri APR ugakubita amacenga mpaka igihe uzafata rwa rutaburuka mujyana mu ntuzi muri APR kubera ko amaze kubona kuri ikipe itsinda. N'impamvu nshimangira ibingi buzi byari byo giye mbona leta izantinza nakereye ibyanjye uzi ko nyanya mvuga umunsi maza narakaye reka zimwenyure umunsi no ku maso. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Kandi bafite ingero z'ibyabaye ko 2012 yabakubise ubuse ntiyabasubira. Erega jewe ikintu cyabaye urumva nteganya ko gishobora no kongera kuba utabaye maso. Yego. Wahava rwose umunyamerika aza akagukuraho uri nese M23 yanesha Amerika. Oya. Ntabwo yayinesha. None se Masha twikomereza hari ikintu uvuze ngo M23 naganisha Amerika ntabwo yayinesha. Yego ariko ari nacyo kintu nabonye ntazi niba aya makuru ashobora kuba ari ukuri ko ngo umugabo witwa Donald Trump yahaye M23 iminsi 14 yo gutegura uko abasirikare babasubizwa mu buzima busanzwe.
bamwe bati ariko se iyi Amerika ko amasezerano navuga imbanziriza amasezerano yabaye ariko bitaragira fayino byaba bigenze bite ku buryo aka kanya byaba bitaranarangiza ibiganiro bitanarangira akaba yatanga iminsi 14? ntigiye utabizi iyo dokima yabayeho. nanjye ni umuntu wabimbwiye wa mushiti wanjye y'umunyamakuru. Ntabwo mbizi. Yego. Ntabwo mbizi ko gusa biramutse bibaye nta dokima ntawe nzi, biramutse bibaye byaba bigaragaza igishishikaje Amerika. Igishishikaje Amerika M23 agumye no kwambarira urugamba nyine kubwira gasubira mu ndaki. Ndavuga indaki mu buryo butandukanye bwabo bya politike byaba kumva nyine ko urugamba rushyushye nicyo ushaka kuvuga. Yego. Na assessment yoroshye kumenya ubundi Amerika yabaye fascine, yabaye attracted, urumva? No gukemura ikibazo cy'intambara cyangwa ni inyota, ni apeti ifite y'ibyo Tshisekedi yayemereye. Ibyo rero turareba mu buryo bubiri. Niba M23 AFC bakora isesengura bagasanga M23 yaje nk'umukiza n'umutabazi n'umuhuza byanyabyo, nibatuze basubiza umwuka umutima impembero, ibintu bishobora kubagendekera neza. Ariko niba bakora assessment bagasanga Amerika ni predators baje kugira ngo barye ibya Kongo babisomeze M23, urumva? Ni hamwe nibyo nigeze kuvuga ejo bundi mvana niduha bashaka bazahareka. Jewe maze gukora assessment nkamara kumenya ko kuko bagomba kugira nzenza afite akazi kenshi uriya mutasi ukamara kugwa kandi ntaga makuru bayabura buriya nta butasi bworoha ku isi, nta butasi bworoha ku isi. Ikintu kigorana mu bintu by'ubutasi ni mizana application gushyira mu bikorwa ibyemezo by'ubutasi, ariko ubutasi bwose ku isi bumwe buguha amakuru ya nyayo bugakora akazi kabwo ukazinanirwa. Niba rero tsinda ryanzenze ryaramaze kugenzura icyo Amerika igendereye, bari muri baneka leta muri leta araba amakuru aba bakwinekera ubwabo bakabona ibyo barimo ntabwo ari ibintu bigamije amahoro, ni bigamije kubasya no kuba nk'uwandika indagara ngazazirisha ubugari, urumva? Ibyo ngibyo muri bo nahitamo ibintu bibiri kuvuga ngo n'ubundi ninigira gucyuransya nzadoha n'ubundi sicyo kigushishikaje. Niyo mpamvu yirukanswa n'iki na za kalendari kugira ngo niba n'imitego izamo kugira ngo ubone ibyo ntega, sibyo? Nanabireka kubera ko nicyo nyakubwira bya mukwa waferi wanjye aho kunyica mfukamye wanyica mpagaze mpatana, kuko nidoha niyo ngiyo nambona kirimo uburyarya niki nayo gute se gena najya ahantu hari imitego yanjye. Yego. Mukanya nahoze nsoma umuntu bitwa General Muhozi Kainerugaba atyoza asenya ibikorerwa hanze n'umugabane wa Afurika bireba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga ati ibyaba bizima byabera i Kigali, byabera i Kampala cyangwa bikabera i Kinshasa. Yego. Ariko ibyidoha bije gute ibyo Washington ubundi byubaka Afurika wiki. Muhozi reka nkubwira ukuzi buriya. Muhozi abantu bazi ko Muhozi ahubuka. Niba ari umuhanga muri politike muri aka karere, Muhozi burya bamo, urumva? Yego. Muhozi abamo kubera ko generation yaracyari mutoya. Mu gihe abantu bakuru bava ko ibyo bari kubiceceka, Sandrine tugira abantu bahanga muri politike badukurikira muri ibi tuba tuvuga. Ariko kubera imyaka bamaze kugeramo nisazira neza ntakoma rutendera inshaje ntagira gute. Muhozi sibyo gusa ukuyemo ko yana mutoya no muri famille presidentielle avuga yisanzuye. Ariko Muhozi arakunenga nkadoha kabati ibyo agakiza kazavidoha nakahe, agakiza kazava Washington nakahe, wareba ko ugasanga ntako. So ku giti cyanjye rero mbona yuko mu byukuri niba abantu batangiye kunenga nka Muhozi ibikorerwa idoha muri Katari, bagatangira kunenga ibikorwa muri Amerika ko byakabaye byiza bikoreye muri Afurika, hakazamo n'icyo kintu cya proximité abantu bakemura ibibazo iwabo, akavuga ati SADC yakemura ibintu neza kurusha EAC. Nuko ntekereza ko Muhozi avuga ibyo burya ugitinya umuntu ujya gufata amagambo 100 cyangwa 180 akashyira kuri Twitter. Muhozi afite byinshi byo kuvuga ku ngabo ze, Muhozi afite byinshi byo kuvuga ku gihugu cye. Muhozi buriya aba yabaje kugira mu butasi abona agaturanya amagambo 100 yo kwandika. Muhozi ntiyabuze ibyo yandika, yashaka ibyo yandika ashyiraho n'inkumi z'i Kampala akazibwira ko idafite nyashiki itazongera kumutunguka imbere. Ariko uwo munsi yatoranyije kunenga Katari na Amerika, sibyo? Iryo jisho rya Muhozi si umuntu ukomeye muri aka karere. M23 nayo yagombye guhita icakirira mu kirere ikavuga uti ariko impungenge uyu mugabo afite ufite amakuru y'ubutasi bwose bw'akarere, Katari, Washington hari akantu gatambitse nabi.
urumva icyo nshatse kuvuga yego yamara kubona ko gatambitse nabi rero M23 sivuga ngo yahera ku bya muhozi ishobora kuba ifite ibyayo nayo iheraho bagahitamo kumenya ngo isi Katari tujyamo ni iy'amahoro iyi Katari iyi Amerika tujyamo ni iy'amahoro reka nguhe urugero rufatika yego uyu mutwe wa Hamas wagiye ujya muri Doha mu ntuzi mu kuganira na Israel urumva ako Sandrine mbabare umubwiza ukuri kuva urebe ukuntu abantu bahura n'ibibazo ku isi kujya kuganira muri Doha muri Katari Ismail Haniyeh akabarishwe kandi niwe wohereje izo ntumwa ngo zijye kuganira na Israel uko bari kuri imfungo urumva Hassan Nasrallah akabararashwe baramurimbuye kandi imagine ukuntu isi turimo munsi meze M23 mamba bari kubigereranya yohereje abantu i Doha wenda bisimwa ararashwe yohereje abantu i Doha Kanyuka ararashwe abatari ko mukomeze muze Doha mu biganiro ese arimo isi iri naive y'ibicucu ibaho kuko ushatse kuvuga ubu ngubwo urajya Doha uri ntuze usange baramwishe urajya gukora iki Doha niba usanga umuntu bamwishe n'ubundi sinzi niba ushaka kugenda stani nshatse kuvuga ugiye kuganira ugira ngo amahoro agaruke ugira ngo niba ari abapfa bahagarara aho ngaho ugira ngo niba ari kurasa amavuriro bihagarare ugira ngo niba ari kubwira mu ventura ngo fata ngo tubahaye iminsi bihagarare ahubwo hajyeho consensus cyangwa se hajyeho compromise y'ibintu abantu bumvikanaho ariko uko ugenda niko kurikizwa igihosho uko ugenda niko urekura imfungo z'ikinshasa nta yawe uhawe uko ugenda niko radio ya Amerika nako dangoni ya Monisco ko Amerika na Monisco nyine ngo kubitandukanya iragutokinga kandi imagine ariko harimo abantu bari ku isi kugira ngo bamere nk'abantu basa nk'abatabona badasoma isi nibyo navuze rero mu venture ifite ikizami gikomeye cyo kuvuga ngo dushize isoni cyangwa icyo navugaga ni uguhakana ibintu ariko idashize isoni ikavuga uti rero nshuti zacu Amerika sibyo iyo si diplomasi nshuti zacu Katari murange murabibona turaza ibyacu twekwa ntihagire umuntu ubikora ntabwo tubivuyemo ariko tuzagaruka ibi byabaye ejo bundi bavuga ko batazasubirayo zira mfungwa zitagize gute zidafunguwe kandi gusubirayo bazasubirayo nibyo bigira bazasubirayo nta n'ubwo bafunguye iyo umuntu ukurwanya ashobora kukomeza kukubonamo ikintu gisana na Viete urumva nakwiciye kiyongozi muragarutse nundi mugabo wanyu namwishe nundi namufunze nundi namurimbuye urumva urida bayagufasha amaraso uzikina kubonamo burya malaise politique akora nk'umuntu wishwe na bwaki mu bitekerereze uri ugeze kuri level yo kuba telecommande naguhekuye ariko uraza tu urumva nejo nzaguhekuye ariko bizaje kuzaza tu harimo agasuzuguro gakomeye cyane gatuma wo mu Rwanda akurangiza uko byagenda kose ariko ntacyo nibura nanakurangiza uvuze uti sinje kuko n'ubundi naza urampiga ikintu kibuza abantu kuba seriye mu byo biyemeje kurwana n'iki yuko nka mogoshi wanjye cya gipapuro kiri imbere n'ubundi arakwica akwica uhagaze ntakwica upfukamye kuko ntabuza gutera sympathy muri iyi si Amerika ifite icyaka kingana ko yacyariye amabuye nta mbabazo uyitera inganda zabo zirarangaye bamaze iminsi bahaye imbunda nyinshi Ukraine bakeneye gucuranga izindi ntwaro karundura no ku bwinshi muri quantité no muri qualité Amerika ifite ikibazo mu bubiko bw'intwaro zayo ku buryo ahantu yakura amabuye uranium buri kimwe cyose Amerika ifite ikibazo kizi ngana z'imodoka zikora amabateri atwara imodoka reka nkubwire mpa makuru mu venture ikintu cyose gishoboka Amerika yagishika gihindura ibufu ariko ikagera ku bukungu Kongo ifite cyose gishoboka yagisya kandi kagira igishoboka ni iki rero igishoboka ni uko utayereka kuri discipline cyane kuko nayo nta discipline ifite muri ibyo ngibyo niba wabonye amakuru y'ubutasi kari kigambiriye icyo navugaga urumva ni mu kini karita uvuga uti okay nta kuntu se Doha yakwibukira iwacu Igoma muri Serena y'Igoma ko turuzi gutya nta kikomeze yitwe Doha bakabasara amakuru bafite ko ku ruhande rwa Amerika bitazagenda neza ishyigikiye leta giye nicyo nakubwiye babanze bakuru ubutasi bamenye Amerika iri kumwe nabo by goodwill yo gufasha niba mara kugenda gutyo bajye banatwara umva niba shaka bajye batwara batayo iduha yo kujya kuganira cyangwa bagende baryame barambye nakubwiye nyine ko ubutasi ari ikintu gikomeye mu cyama no mu bihugu ariko nibashyikira amakuru bakagirwa inama nk'ibyo muhozi yavugaga bakabona ko ikirimo gukorwa hariya atari ikintu kigamije gukemura ikimbirane rihari ahubwo ari kigamije kugera ku bukungu bwa Kongo bazarya mutima amenyo bamere magabo bahangane n'ushaka guhangana
urumva kandi ndaguha urugero muri Afghanistan abantu b'abatalibani bajya bumva yego umuntu wese wakwitaga undi kofi aravuga ngo dore umutalibani ateye undi kofi Amerika ko bihagazeho mu misozi ya Helmand mu gihugu cy'iwabo urumva kuko n'inyeshyamba za M23 zihagazeho mu misozi ya Sarambwe igihe kimwe ntibihagazeho bagasubirana ubutegetsi wari uzi ko iyo ufashe icyemezo nyuma y'iyo sesengura amakuru nk'uhaye uje kuyora mu mabuye buriya rega nta muntu udatinya Sandrine buriya za Amerika zigira ibyo zitinya simvuze ngo zitinya kuko wenda ngo zibuza amafaranga n'imbaraga zo guhangana ariko hari ikintu bashobora guhera bakavuga ati iriya M23 dufite icyaka kingana gutya twumva twasiribanga ubundi iri contre natwe iri anti american iyo bamaze gucunga gutyo rero muradiringa babonye ko bamaze kwihagararaho mugaganira bakavuga n'ubusanzwe ntabwo ari imitwe y'ikihebe uri anti american nk'uko abatalibani bo bari bameze n'ibiramambo ariko abatalibani baganira na Amerika iduha muri Qatar bibese leta bashyizeho bajya kuganira n'abatalibani kubera serious babonanye abatalibani buriya sinzi shaka kwinjira mu ngibyo bitazana n'amatiko bagaragaje ko bafite resilience ku gihugu cyabo urumva 20 years irashira Amerika yubaka ubutegetsi bwa bari bashira Afghani biranga iravuga tubabonye mu maso gutya twazanye ku butegetsi nta kintu kibarimo tugiye duha kuganira nabo twita abatalibani mu misozi bazasubirana ubutegetsi abatalibani basubiranye ubutegetsi bari mu gihugu cyabo cya Afghanistan urumva nubwo bafite amatatizo n'amanyanga n'ikibyose ariko bari mu gihugu cyabo so abantu batinya kurya umutima amenyo ngo batarimbuka kandi bafite ukuri batazi ko kurya umutima amenyo udatinya kurimburwa n'ukurenganya ini time nta wamenya no gucanya ikarita bishaka kumuviramo kubona kuri seriye kurusha nundi we yabengukaga urimo kumuha amabuye y'igihugu yego ni ikiyasi cyo kuvuga ngo kwihagararaho kwa M23 ntituzadohita cyemura ibibazo ntitugira gutya bitagira gute bishobora gutuma n'umunyamerika n'umufaransa undi wese avuga ati zinyeshyamba ziri seriye ariko guhora witaba batagoye abafungo guhora witaba wavuye barekare bakahaparika ndeba hano Sandrine izi nyeshyamba zizatuma babona ko zitari seriye zamaze gushyirwa ku munigo na leta kicyo zibwiye cyose kizi ko ari potopoto nese basuzugura Amerika kiri gushatse kuvuga yuko bagira gute bwese gusunkubaze ntabwo urimo kuva ibyo mvuga mbisubiremo abatalibani bagerageje kwereka abanyamerika ko bakunze igihugu cyabo bashobora ko igihugu kugipfira sibyo Amerika irabashaka ntabwo mbyita gusuzugura Amerika ndabyita gushikama ku byo wemera je niko nabyita kuko nakubwiye kare ngo gushyiramo agasuzuguro ntabwo it doesn't sound well ntabwo bisa neza ntibisa neza ariko dongo gushaka ikindi determination urumva yo gucira amarenga n'utari mu ruhande rwawe akaba yahindura na camp reka tubivuge gutya guhinduza umuntu ikamp icyo aho yafanaga umuntu akaba ari nk'umureyo wowe ukina muri APR ugakubita amacenga mpaka igihe uzafata rwa rutaburuka mujyana mu ntuza muri APR kubera ko amaze kubona kuri ikipe itsinda n'impamvu nshimangira ibingibi uzi ibyo ari byo nuko leta ya Kongo ntabwo iri seriye kudaprofita okaziyo shaho ni uguhoma inshuti wanjye uti kubera iki Kongo nk'ubu ntabwo irakora ratification y'isezerano na rimwe yaba ya Washington n'u Rwanda rero bishoje mu nteko ishinga amategeko Kongo nta kintu irakora urumva tugaruke kuri M23 yarekuye babasaba soja bayo sibyo yarekuye warekare Kongo nta kirakora udaprofise okaziyo nk'iyo ngiyo kugira ngo nubwo Amerika ifite inyota y'ayo mafaranga y'amabuye na Katari ariko muhite mwinjira muri icyo cyuho erego bakwiye buriya ba Lawrence Kanyuka kwirirwa baburana n'amaradiyo bakwiye gutangira kwandika ibi ngibi urumva ataha murebe rero twebwe twavuye warekare ntacyo barakora nicyo kintu gikereba imbere y'umuryango mpuzamahanga bari mu maradiyo gusa ngo za Okapi bafunze iminara ya Okapi bakakurwanya intambara ziri zifatika urumva izifatika mvuga n'izi ngizi nibatangire bakora establishment y'ibintu ushobora gushinja leta bikayifata batariko rero ibyo muri Qatar Doha twebwe twujuje ibi ntabyo buzuza none bagahita basimbukira atariko murebe ni Kigali niyo kubyabanje kandi muvuga ko amasezerano ni Kigali tuzayiyegamizaho tuziyegamiza ku bintu Kigali yandosinga ratification ebyiri ya government ya parliament igihugu nyirajyo ntacyo kirabikoraho ubu niko rugamba rusigaye rero niyo mpamvu nigeze kukubwira ngo ube mu 23 ikeneye kwicara sibyo yego igakora ama think tank nka Vene imwe muri Serena indi mu Ndaki indi mushaki handi hari indogobe ibyo bitucura bwenge
sibyo yego uhora butekereza gucokoza leta abamediya bakajya hariya urumva abagisirikare bo babihoramo urumva ibyo babihoramo ntabwo bumva ko urugamba rwarangiye abajenerali dogere bo bakora ibyabo ariko propaganda ikabica aha niba batabikora ubwo simbizi kugeza ku rwego batesha umutwe leta kandi bakajya bacungana penalty yose yabaye basaba vare burya hari ukuntu amakipe asigaye akina bakagutera igitego cya nyacyo ukavuga ariko nta wamenya bazane vare wasanga hari umurongo umuntu yari yarenze ube mu bintu ikeneye gukinisha vare nubwo leta yaba yakoze ikintu kizima ikavuga turacyemera ko kinyuze muri vare we never know wasanga akaguru kari inyuma y'umurongo tujya tubibona ikipe igaserebera igihugu bagahita basubizamo zero ko nta gitego cyagiyemo kandi abafana bari baserebuye sibyo so nk'ubu ngubu bakavuga bati imvugo z'ubugwa ngo zarahagaze kubera ibyo dusaba bakabyenemera byose njye nk'umusesenguzi dukeneye kubona muri Kongo umuntu akora ibintu biri bien detaillé umunsi kundi nta muntu uhunda agahenge hakugiye kwadukira za radio Okapi wabuze ibyo mu Rwanda intambara nini cyane muri makoti muri aho ngaho muri mu misoro batangiye kurwanya intambara y'imisoro uzumva ko abaturage barimo kwinubira imisoro wagira ngo bahanganye ubundi imisoro yihanganamo n'abaturage baramaze kuba ikintu cyitwa bwa butegetsi navuze haruguru ariko Sandrine inyeshyamba gutangira kurwanya intambara y'imisoro na rubanda yego zirategeka zirayobora zishobora kuba ziyita ikitari cyo n'icyo zitaraba cyo urusu urugamba rw'imisoro urumva simvuze ko baba abantu badasoresha abantu bien entendu urumva ariko nta gace gikwiye kuba kirimo arizo prokushari mukwiye kuba muri mu mihanda n'intuza mwamaze kuba leta se bazabibabwira bati ubu ngubu turimo gusorera Kivu Revenue Authority ariko ntacyo murageraho mu masuti mu masoko ibazo nk'inyeshyamba utangiye kubonamo ihatana n'umuntu n'inyanya ku mutwe murimo gutakaza valere cyangwa mwagiye mu bitari ibyanyu giye mbona leta izantinza nakereye ibyanjye uzi ko nyanya mvuga umunsi maza narakaye reka zimwenyure umunsi no ku mazi urumva tekereza iyo baza Alias Ruberwa ba Deogratias Bugera bo muri LCD ba Laurent Nkunda ni benshi cyane Sandrine nawe nuko nyine abamodereza dakunda kubabaza ariko reka abantu badusubize muri commentaire iyo umuntu wa mbere watangije urugamba rw'abarwandafone aza kubavuga ati turashaka kuba independence baba barayigezeho niyo barakubita ibigeri basobanura impamvu zayo niyo baraterera ibihosho basobanura impamvu zayo ariko ubu ngubu wayiserukana uyu munsi bamutera imijugujugu ngo ya bariganisation u Rwanda ruraje gutwara ubutaka ngo bwahoze ari ubwarwo impamvu yabo ikaba diluted barayidiriwe ibyo byose bakabica amazi iyo baza kugira ingamba mbere ziri serious niyo federalism yavuga basiga batangiye kuvuga uyu munsi iyi imaze imyaka 20 sibyo ubu ngubu isi birimo kuvuga ngo iyo Qatar doha birimo ivuga iti ariko abantu babura iki kugira ngo bone ni independence bahora bapfira none uyu munsi ni giye utabizi sara nk'umuntu ukurikirana ibyo muri Kongo ntacyo nshobora kuba ntabizi birashoboka ntabwo nzi byose none uyu munsi ntawe uzi aba bantu bashaka kuba independent abantu iyo federalism patata ese hari undi muntu ejo bundi wanganirije turubura gica yarambwiye ngo biri ku mutima ngo humura buri hari ibyo bazageraho uzi icyo namubajije arabatari wowe gusa noneho arambwira arambwira ngo birashoboka biri muri plan ndamubwira se byashoboka ko umuntu agera kuri manifesto atigeze amanifesta kuki se iryo jambo ry'ibirwanya byitwa manifesto manifeste no kugaragaza ikintu yego ni ukukigaragaza niyo mpamvu imyigaragambyo yita ngo ni manifestation birya bango baba bafite ibintu ibyapa bafite urumva buryo buri mu manifesta icyo uharanira icyo ushaka ukiririmba mu kanwa ukivuga muri slogan urumva muri discours none se ushobora kugera ku kintu utigeze uri presenta ushobora kubyara umwana urusoro rutarinjiye mu nda ntabwo bishobora hagomba kuba conception muri biology abantu barabizi conception no gusama hakabaho development y'umwana fetus urumva mu nda hanyuma umwana akageza igihe cyo kuvuka contraction ibise bikamuhisunika umwana akagera ku isi none ntabwo tuzi concept igihe yabereye ntabwo ndayisoma urumva ntabwo tuzi development yayo imeze gute none se ndi muntu uzajya kubyara icyuka
iyo urwanira ikintu ukishyira muri propaganda, ukakishyira muri siroga, ukakishyira muri ambureme yawe, ikirango kikuranga, urumva, ukagipfira, ukagira gute, kikagaragara. Ariko nibyo bavuga Amerika niba yabivuze koko ngo ntabwo niba dasayidinga kuri leta, nuko ibafata nk'abashaka gusayidinga. Espo ndemu Ventura y'Irwana Museveni ugeze kubivuga ngo ntabwo basaba ikintu gikomeye, ngo kuki ngo bakibima kandi nta kintu gikomeye, kuki barwanira ikintu kidakomeye, kuki barwanira ikintu Museveni avuga ati ibyo basaba ko byoroshye mwayibahaye, kuki mwitwinye cyamba zabazi rwanira ikintu cyoroshye kandi mubizira mupfa mumena amaraso. Mwashatse ikintu gikomeye gifatika, wa mugano usaba n'ubutegetsi bukakikwimaho kuko kuvuga uti munyima ikintu gifatika. Urabaza abantu tese murage Kinshasa ntabwo tubizi, hanyuma se mushobora kurwanira ubutegetsi nta myanya yabo dushaka, murwanira iki se ubundi? Ukwiye kurwanira mwanya, ukwiye kurwanira gutegeka, ukwiye kurwanira gufata ahantu. Mu gihe kera batubwiraga babiri ngoma ngo ntabwo ari intambara ya konkete, iyo babimbwiraga narumirwaga. Nese kuki mu Rwanda mudashaka gukora konkete? Murwanira iki? So rero hakenewe izo think tank zifite imbaraga zo guhangana na offensive ya guverinoma mu buryo cyangwa ubundi, muri politike, muri sociology n'ibindi. Bakeneye gutangira gutekereza ubu ngo hakiri kare. Leta iramutse bakupiye iminara nkuko nabo bajya bakupa indi, ikabakuronka itumanaho, uwo munsi barwana bate, abaturage bamera bate? Yanze kubaha amafaranga mu mabanki, ejo bundi zabwira za Telecom muri cyose tinajyo mukupe. Nuko bikuramo inyungu yo kubaneka, ubundi ntago ari urukundo rundi bakunda. Nuko uko bakoresha amatelefone ariko ikintu zari babumviriza bakabatrackinga. Biriya byo bifasha leta kubaneka no kubasenya, nuko na leta bikayifasha gucoordinating ibikorwa by'abaturitse amasasu muri Goma na za Bukavu n'ahandi hose. Ariko ntabwo ari ku nyungu za M23 leta barekera communication. Nukuvuga itumanaho ribwo rya M23 barigenda aho n'uyu munsi. Nuko bafite wenda ubundi buryo bakoresha bari abakomanda bakomeye amasatifone n'ibindi byose. Ariko numbwire niba ushaka wiri ngoma ubyuka muhamagara, ubakinsha zarimo kumva ibyo muvuga. Nese nta si burimo kuguha ntuze, si burimo kuguha communication. De plus umuhamagara ukamwumva nawe uraha, de plus nabo bashobora kumwumva no kumenya ubutumwa yandika n'iki byose n'ibyo akora byose na plan zabo ko ziteye. Rero kutabambura communication si urukundo, nuko babafite inyungu. Baramutse kubona ko babona undi buryo babona ayo makuru bakeneye, bagateza saga aho M23 yobora, badacoordinatinze ibintu na za FDL n'iki byose n'amatelefone, nabyo babibambura bakabikuraho. Umuntu wakwambuye amafaranga muri bank ntasirikire, urumva, nta kindi atakwambura. Ibyo leta byose ifitemo inyungu yarabitwaye, nako yarabihamishijeho. Ibidafite inyungu yarabitwaye. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito. Bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.